Bakunzi bahoraho life twongeye kubasuhuza twari tumaze iminsi tutabaganirira ariko uyu munsi tugiye kuganira ku buzima nk'ibisanzwe kandi byibanze cyane. Uyu munsi tubafitiye inkuru ku buzima y'ingenzi cyane ku buzima bwacu, nyuma yo gukora observation, nyuma yo kugenda no kumva ibibazo by'abantu batandukanye. Uyu munsi tugiye kubaganira ku bintu bibiri by'ingenzi. Tugiye kubaganira ku buzima bwo mu mutwe, ku mibereho yacu, ku bihungabanya ubwonko, kandi turanabaganira ku bijyanye n'umubyibuho ukabije, ubwiyongere bw'ibinure, kugira ibyago by'uburwayi butandukanye ariko bituruka ku mubyibuho n'ubwiyongere bw'ibinure ku mubiri w'umuntu. Rero tuganiriye ku buzima bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se ubuzima butandukanye mu mitekerereze yacu. Tumaze iminsi tubona inkuru zitandukanye, abantu twitegereza imibereho yabo. Twakiriye abantu benshi muri ino minsi batubwira ko bafite ibibazo byo kurwara umutwe, kubura ibitotsi, kugira umunaniro ukabije, kurwara amaso, kumva bahangayitse. Ibyo ni bimwe mu bibazo biriho muri ino minsi. Ndakeka namwe bamwe muri mwe mudukurikiye bimwe muri ibyo bibazo mushobora kuba mubifite, cyane cyane ikibazo cyo kurwara umutwe, ikibazo cyo gusinzira nabi, abandi bakabura ibitotsi, ibibazo by'ubushyuhe bukabije byo bituruka ku mihindagurikire y'ikirere, kumva umuntu ashyuhiranye, ariko hakaba noneho n'abashyuhirana kubera impamvu runaka zidasobanutse, nabo badasobanukiwe neza. Ibyo byose ni bimwe mu bibazo tugiye kuganiraho muri aka kanya. Muri kuganira n'ubundi na muganga wanyu Uwizeye Dieudonné, ni muri Horaho Life mu mujyi wa Kigali, mu nyubako yo kwa Rubangura, aho dukorera muri etage ya gatatu, umuryango 301 na 302. Reka rero twanzika ikiganiro cyacu tubaganira ku buzima bwo mu mutwe, cyangwa se ku bibazo bitandukanye abantu bari guhura nabyo nk'uko bagiye babitubwira. Duhereye ku kibazo rero cyo kumva abantu bashyuhiranye mu mutwe, akarwara umutwe, akumva afite ikibazo cyo kunanirwa cyane, kubura ibitotsi, kumva nta mahoro abantu bafite. Bimwe mu bibazo twagiye dusuzuma twabonye harimo imihindagurikire y'ikirere. Bwa mbere uyu munsi hariho ikirere gishyushye, cyangwa se gihindagurika cyane, ibiyaga birimo ivumbi, birimo umwuka utameze neza, ubushyuhe bwo mu kirere, cyangwa se bwo mu bidukikije, umwuka ushyushye kubera imihindagurikire y'ikirere n'igihe turimo. Ariko hakiyongeraho noneho n'ubuzima abantu barimo, hariho kuhumana cyangwa kwangirika kw'ikirere, kwiyongeramo ibyuka byinshi bihumanya bikomoka ku nganda, bikomoka ku modoka, ku binyabiziga bitandukanye, ku mirimo runaka, ibikorwa remezo, imirimo y'ubwubatsi myinshi itandukanye ahantu henshi. Ariko hakaza noneho n'indagurikire y'ikirere, climate change, udashobora guhita usobanukirwa neza icyabiteye, ariko byaturutse ku mpamvu nyinshi, ariho nyine uko ikirere gihinduka. Ibyo nta nicyo twabihinduraho cyane aka kanya, uretse ingamba z'igihe kirekire zirimo izo amaleta agenda ashyira mu bikorwa, cyane cyane mu kongera gutera ibiti, banabishishikariza abaturage, hanyuma no kugerageza kubungabunga ibidukikije. Ariko iyo tuje ku bibazo bigwirira abantu birimo nko kurwara umutwe, guhangayika cyane, kubura ibitotsi, hariho impamvu nyinshi. Zimwe ziri mu mpamvu zishingiye ku nkuru z'intambara abantu bumva. Abantu basigara bagira umwanya munini kuri social media, ugasanga umuntu arakurikira inkuru zitandukanye z'intambara hirya hino, Ukraine n'Uburusiya, DRC Congo, n'izindi nkuru zitandukanye, inkuru z'abastars, showbiz n'ibindi. Ugasanga umwanya munini umuntu arawuta cyane cyane ku mikoresherezwe ya smartphone. Rero ubu tugiye kuzibabwiraho zimwe mu bifite effect ku buzima bwacu cyangwa ingaruka ku buzima bwacu. Umwanya munini tumara imbere y'urumuri rwa telefone, cyane cyane kuko arizo abantu bari gukoresha uyu munsi kuruta yewe n'amakompyuta, ni kimwe mu bintu bishobora kunaniza ubwonko mu buryo bworoshye kandi bigatera ingaruka nini ku bwonko bw'umuntu, yewe no ku bindi bice bitandukanye by'umubiri. Ubwonko rero bwacu, iyo dufashe telefone, iyi screen turebaho iduha urumuri akenshi turutindaho umwanya munini kubera ko tunayirebaho twunamye. Ni gake uzasanga umuntu afite telefone imbere ye gutya, akenshi tuyirebaho twunamye.
iyo miterere rero cyangwa iyo posture dufata, iyo position dufata tureba kuri telefone y'umwanya munini, hari ikibazo cya mbere cy'urumuri runini telefone iduha. Urwo rumuri rukize ku byo bita electromagnetic radiations, mu bwoko bw'imirasire ituruka muri rwa rumuri rwa telefone. Hakiyongeraho imiterere ya telefone, ibinyabutabire bigize telefone. Murabizi cyane uyu munsi biravugwa bimwe mu binyabutabire bigize amabateri, lithium, ibigize motherboard y'ibi bikoresho bitandukanye, ama lithium, ama cobalt n'ibindi. Ibyo binyabutabire kongeraho urumuri ya telefone izaguha bifite zimwe muri substances cyangwa se muri ibyo binyabutabire biri harmful ku mubiri wacu, cyane cyane duhereye kuri izi electromagnetic zituruka kuri ibikoresho bitanga urumuri zirimo nka telefone. Ibyo rero binaniza ubwonko bwa mbere binyuze kuri optic nerve, no mwakura ugaburira ubwonko. Optic nerve ikaruha, ubwonko ijisho rikaruha, umutwe ugatangira kuruha kubera imitsi y'ijisho biri gukora akazi igihe kinini, retention, yarananirwe cyangwa urakora uri kuri ibyo bikoresho bitanga muri televiziyo, computer, telefone amasaha hafi 28 kuri 28 y'umunsi. Uzasanga hari abantu aturuka mu gitondo ari kuri telefone cyangwa no kuri computer mu gihe kimwe, muri posture zifata umwanya munini, yicaye umwanya muremure, yahagaze umwanya muremure kuri calls, ariko kutinda urebaho. Ibyo binaniza ubwonko cyane, biri mu bintu binanije abantu benshi ku buryo no mu buriri imbere yo kuryama afata telefone akabanza akareba, kumva ikiganiro runaka, akareba showbiz, akumva inkuru runaka. Ibyo rero bituma ubwonko butaruhuka, kumara umwanya munini ndetse uri concentrated cyangwa se uhuze imbere y'ibyo bikoresho, bigatuma ubwonko bwawe buruha, bigatuma ibice by'umubiri wawe binanirwa. Ubwonko bwiyo bivuye ku bwonko bijya mu mutwe, nyine umutwe wose muri rusange, bigafata ijosi, umugongo, kuzageza ku bindi bice n'amaguru, amaboko, umutima. Ibyo byose bitangira kuba affected. Uko biba affected rero, kuko niba wicaye mu mwanya umwe wunamye, izi nyama z'ijosi ziraruha. Nyuma y'uko ubwonko bwarushye n'ijosi riraruha, nyuma y'ijosi n'amaboko burya aba yarushye, nyuma y'amaboko n'uruti rw'umugongo ruba rwarushye kuko uguma muri posture imwe kandi itari nziza. Iyo position ugumyemo igihe kirekire rero biri mu bintu bitera kunanirwa kwa bya bice bitandukanye by'umubiri. Rimwe uzasanga abantu baragutangiye kurwara indwara z'ijosi, indwara zitandukanye z'ijosi, ama spondylotic, indwara z'amadisk y'ijosi, abantu kubera guhora bareba kuri telefone. Ariko bikanananiza amaso, ugasanga umuntu yarwaye amaso aramurya. Ikindi kubera umuhangayiko ukabije wo gukomeza duha ubwonko amakuru atandukanye kandi mu gihe kirekire, ubwonko bukaba exhausted, bukaruha cyane kugeza ahantu n'ibitotsi bamwe bitangira kugenda bigabanuka. Ushobora kwibaza ngo se kubera iki iyi si y'uyu munsi electronics ifitemo ibikoresho byinshi turi bukoreshemo electronics bifite nyine ubwo buryo, iyo miterere yabyo ishingiye ku mikorere y'ibyo bikoresho birekuri muri binaniza amaso, binaniza ubwonko, bituma ibice bitandukanye by'umubiri bishobora gukora nabi kubera umwanya dufata n'imiterere y'ibyo bikoresho. Iyo myanda biduha yitwa electromagnetic radiation inaniza rero amaserire y'ubwonko, ikananiza amaserire y'umubiri, umubiri ugatangira gukora nabi. Iyo bimeze gutyo rero, ku bantu by'umwihariko bafite ibibazo amaso, ibibazo byo kuba bari umutwe cyane, ibibazo by'umuhangayiko n'imijagararo. Umujagararo nyine ukutinda muri izo nkuru nyinshi z'uruvangavange zinaniza ubwonko bwawe, ziragukubita ku buryo utabyumva, ndetse abantu bamwe batangiye kuba addicted. Igihe cyose ntabwo yamara iminota 2 adafashe kuri telefone, ntabwo yamara n'isegonda atarebye kuri telefone, atarebye message, atarebye ibindi biri gutambuka. Ibyo rero bitangira, iyo addiction itangira kugenda, umubiri wawe uba dependent ku bice byawo mu mikoreshereze ya cya gikoresho, ya computer, ya telefone. Iyo utangiye kugira ibibazo bimeze gutyo, ni byiza kugana muri Horaho Life, ni byiza kwegera abajyanama, cyane cyane abaganga bita kuri ubwo buzima mu buryo butandukanye. Muri Horaho Life tubafasha mu buryo butandukanye, tubafasha gusuzuma no kugenda tugenzura imikorere yawe, imibereho yawe, tukabiganiraho tukugira inama.
ariko ntabwo birangirira mu nama gusa, kubera yuko hari urwego bigeraho bikaba byabaye indwara. Uzasanga hari abantu already bamaze kuba deprime, bamaze guhura n'ibibazo bitandukanye, yewe bitari niyo mpamvu gusa. Hari n'igihe umuntu ahugira kuri telefone kureba ibyo bituruka ku zindi mpamvu zishingiye ku mihungabanire y'umubiri we, ubundi buzima bayeho butari bwiza, yindi mitekerereze afite itari myiza kubera imibanire ye n'abandi mu muryango se, mu rugo, abashakanye, cyangwa se afite ikindi kibazo yahuye nacyo kimubangamira mu mateka ye, mu mibereho ye, noneho agahitamo kujya guhugira kuri social media, akajya guhugira kuri telefone. Ibyo byose bikarushaho kumwafectinga, akagira gutya akabura ibitotsi, akagira gutya akarwara umutwe. Iyo ufite ibyo bibazo rero, tuvuge nk'iyo hari ikibazo cyo kubabara umutwe w'uruhande rumwe, umutwe wose, ijosi, amaso, muri Horaho Life turabafasha, kubera ko dufite zimwe muri product nziza ku bibazo bitandukanye, nk'ibibazo bya overstress. Iyo uri overstressed, iyo ufite umunaniro ukabije, iyo ufite ikibazo cy'umutwe, iyo udasinzira neza, pine pollen ni kimwe mu bimera bikoze uyu muti witwa pine pollen, cyangwa se iyi nyunganiramirire y'ingenzi unywa mu mazi, ituma ubwonko bwawe bwongera gukora neza, bukarekura imyanda, bukarekura free radicals, bukarekura electromagnetic radiation, bugacleaning imyanda yose iri ku bwonko n'imikorere mibiri, guhera ku maso, ubwonko, ibice bitandukanye by'umubiri, umutima, umwijima, igifu, amara, hanyuma iyo myanda bwa mbere igasohoka. Igikurikiyeho rero, pine pollen ifitemo nutrients z'ingenzi mu kurenewinga, cyangwa mu gufasha umubiri wawe gukora amaserere mashyashya. Bayibara mu bwoko bw'anti-aging, anti-age ni ikintu kigabanya cyangwa se kirinda umubiri wacu gusaza. Pine pollen ni imwe mu bimera cyangwa mu byatsi, ni umwe mu miti ikomoka mu bimera gakondo mwimerere, bifasha umubiri wacu kudasaza, bifasha umubiri wacu gukora utundi tunyangingo dushyashya, uturemangingo twiza tuzima. Bityo pine pollen irinda kanseri y'ubwonko, irinda kanseri y'ibice bitandukanye by'umubiri, irinda umubiri wacu ko imisemburo yawe ihindagurika. Iyi mibereho ituma umuntu ahora ahangayitse, ihindagura imisemburo itandukanye. Uko guhindagurika kw'imisemburo kukajyana ku gusaza vuba, kukajyana ku ndwara zitandukanye zirimo nk'indwara nk'amakanseri atandukanye, kanseri y'ubwonko, bikarinda kurwara indwara z'amaso, indwara z'umujagararo, amadepression, amanguase, stress, overstress, umutwe ukabije n'ibindi. Pine pollen ikora akazi gakomeye kuri ibyo ngibyo. Rero ubaye ifite kimwe muri ibyo bibazo twavuze, kurwara umutwe, guhora uhangayitse, kunanirwa cyane, gusaza, ukabona gusaza imburagihe, ukabona uzanye imvi vuba kandi ukiri umwana w'imyaka 30, 20, ukabona iminkanyari iraje, ukumva igihe cyose ufite umunaniro, yewe niyo uri deprime ukajya wumva ushaka nko kunywa ibiyobyabwenge, kunywa inzoga, kunywa urumogi, kunywa itabi. Pine pollen ni imwe muri product z'ingenzi zigufasha guhangana n'ibyo bibazo, cyane cyane ko ituma utagira inyota, utagira ubushake bwo gushaka kunywa bya bintu bifitemo ibiyobyabwenge, nicotine n'ibindi. Pine pollen ituma wumva ushize inyota, ntugire irari ryo gufata ibintu birimo ibinyabutabire bitera addiction. Pine pollen rero ni nziza cyane, ni nziza ku bantu bayikoresha, cyane cyane abagore, abagabo, n'abandi bantu bafite ibibazo biri chronic, ibibazo birimo umuvuduko ukabije w'amaraso, umuhangayiko ukabije, ibibazo by'umutima, ibibazo byo mu mara, ibibazo by'umwijima, ibibazo by'ubwonko, umunaniro cyane ukabije, umujagararo utandukanye. Ni byiza gukoresha pine pollen. Birahagije ko ukoresha tea bag imwe, harimo udutea bag 20. Tea bag imwe irahagije kuyikoresha mu matasi 5 kugeza kuri litiro n'igice y'amazi ku munsi. Ikikora cya mbere, irabanza ikoza umubiri wose. Buriya turakaraba buri munsi, nyuma tugashyiraho isabune, tugashyiraho amashampo, abafite uburyo butandukanye, tukisiga amavuta, tukitera agaperfume n'ibindi. Ariko indani mu mubiri wacu uhakaraba ute? Uhoza n'iki? Amazi ntago ahagije. Yego kunywa amazi ahagije ni byiza, bigabanya iki kibazo cyuko umubiri wawe utakaza amazi, cyane cyane muri iki gihe cy'ubushyuhe bwinshi tuba dukeneye kunywa amazi menshi. Nibura umuntu utari munsi y'ibiro 70 agomba kunywa litiro zitari munsi ya 2 n'igice ku munsi. Abantu barengeje ibiro 100 bagomba kunywa nka litiro 3 z'amazi ku munsi, kugira ngo umubiri wabo ugerageze gukora icyo bita equilibre hydrique cyangwa equilibre homeostatique mu mubiri yabo. Ni byiza rero gukoresha pine pollen
Pineapple ni ishobora gufasha umubiri wawe kurekura imyanda iri mu bwoko bw'ibyo bita free radicals. Iyo myanda ni imyanda iba yaturutse ku tunyangingo twawe cyangwa ku duserire twawe, bityo uduserire ntitubasha kuyirekura iyo myanda, aba ari ubwoko bw'ama electrons. Pineapple rero ifasha kugera kuri twa tunyangingo dutandukanye tw'umubiri, cyane cyane mu gice cy'umwijima, umutima, ibihaha, amara, igifu, ubwonko, kuko ikora icyo bita brain barrier kubera intungamubiri zirimo, zigafasha rero kuri newinga gukura imyanda kuri twa duserire, bityo bikaturinda indwara z'amakanseri, indwara z'ibibyimba, indwara z'umuhangayiko ukabije, indwara z'amaso, indwara zo kwibagirwa nka Alzheimer's na Parkinson's disease. Uzabona abantu uyu munsi basusumira cyane kubera kwangirika ku duce tw'ubwonko, kugabanuka kwa dopamine mu bwonko bwabo. Pineapple rero ni igisubizo cyiza. Uretse na pineapple hari abantu bagira gutya nyine akabura ibitotsi. Iyo ubuze ibitotsi ni ikibazo gikomeye. Buriya kubura ibitotsi ni imwe mu bibazo bishobora gutera ibibazo bikomeye ku mubiri wawe, harimo n'urupfu, kuko ibitotsi niho umubiri ubonera umwanya wo kuruhuka. Mu bitotsi niho ubwonko bubona umwanya wo gukora neza no kuruhuka, bugasubiza imikorere yabwo ku murongo. Iyo umuntu afite ikibazo cyo kubura ibitotsi cyangwa gusinzira igihe gito cyane, ubwonko bwe buhorana umunaniro, uburyo bugatangira gutakaza amaserire menshi, gutangira gupfa kw'amaserire menshi. Ibyo bikajyana ku bibazo byo gusaza vuba, gusaza imburagihe, guhangayika, kugira umunabi, gucika intege, kwibagirwa n'ibindi bibazo bitandukanye bishobora guturuka ku kudasinzira neza cyangwa kubura ibitotsi. Rero mu gihe ufite ikibazo cyo kubura ibitotsi, ni byiza kumenya ko muri Horaho Life tubafitiye product y'ingenzi yitwa iShine. iShine cyangwa Neuropsia ni stress relief, ikuraho uwo munaniro, ikuraho iyo mikorere y'umubiri, iri soulage cyangwa se ikora ibyo bita soulagement d'anxiété, ikuraho ibibazo bijyanye n'umuhangayiko n'umujagararo no kudasinzira neza. iShine ifite byinshi biyigize, ariko byose ni umwimerere kandi birizewe ku ruhando mpuzamahanga, dore ko izi product zose turi kubereka zira accredited n'ikigo mpuzamahanga cy'abanyamerika kigenzura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti bita FDA. iShine birahaje kunywa buri munsi nijoro utunini tubiri. Hari n'igihe icyo kibazo cyo kubura ibitotsi gikira kivaho utaranayimara ugitangira kunywa ya mbere, ariko ni byiza kuyinywa kuko yongera gusana manelone, igasana twa tunyangingo tw'ubwonko tukongera gukora neza, igasubiza isaha cyangwa se cycle y'ibitotsi kuri gahunda ku murongo. Hari abantu bagira gutya akajya mu buriri rwose reka nta gutora gatotsi mpaka hafi kumukeraho. Hari nabo bigira gutya bikagaruka nko gushaka gusinzira, bikaza mu gitondo bugiye gucya saa 9 saa 10. Hari n'ababyuka batafasha gatotsi. Ubwo buryo rero bwo kwinitiating ibitotsi, iShine igira umumaro ukomeye cyane mu kwibutsa cyangwa mu gusana uduce tw'ubwonko dushinzwe kwinitiating ibitotsi. iShine rero ifasha ibice bitandukanye by'ubwonko birimo hypophysis, hypothalamus, diencephalo, uduce dutandukanye, yewe igafasha ubwonko kongera kuvubura imisemburo myiza ituma ubwonko bukora neza, irimo n'iy'akanyamuneza. Niyo mpamvu ifite akamaro mu kugabanya stress. Abantu rero twirirwa kuri machine, ku bikoresho runaka biri electronics n'indi mirimo iyo ari yose ihangayikisha abantu bakora akazi k'ijoro, abantu bakora imirimo inaniza ubwonko cyane, abantu bakoresha amakompyuta, abantu batandukanye bari ahantu hagoye ku buzima bwabo, ahantu hari ubushyuhe bwinshi, mu nganda n'ahandi, abaganga n'abandi barara amajoro, abapolisi n'abasirikare, iShine ni umuti mwiza. Mu gihe cyose ufite ikibazo cyo kubura ibitotsi, menya ngo ufite risk ikomeye yo kuba wahura n'ibindi bibazo bitandukanye: kurwara diabete, kurwara umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension, kubyibuha cyane cyangwa guhorota cyane, kurwara umutwe, guhorana umunabi, kurwara kanseri n'izindi ndwara zikomeye, iziri chronic n'izandura n'izitandura ushobora kuzirwara, kuko ubwonko murabyibuka ko ari igice gikomeye cy'umubiri wacu. Ubwonko niyo center of processing, niyo CPU y'ubwonko y'umubiri wacu, nicyo gice kigenga imikorere y'ibindi bice, niyo centre ya coordination y'imisemburo itandukanye, y'imyakura itandukanye, y'imikorere y'ibice byose by'umubiri. Mu gihe ubwonko rero butaruhuka, budasinzira, nibura umuntu mukuru yahombye gusinzira amasaha atari munsi ya 6 mu ijoro, bibaye byiza agasinzira amasaha 8. Umwana we ashobora no kwiza mu masaha 12 gukomeza. Ku bantu bakuru rero basinzira munsi y'amasaha 5,
atari ubushake atari indi mpamvu, ni byiza mukeneye eyeshine. Nta ngaruka ifite ku mubiri wacu, ni nziza, nta kibazo iteza, kuyinywa biroroshye n'utunini tubiri unywera icyarimwe iminota 15 mbere y'uko uryama. Ni naturel, ikomoka ku bimera 100%. Eyeshine ni nziza, nayibwira umuntu wese, umuntu ufite ikibazo cyo kubura ibitotsi, gusinzira nabi, kurotaguzwa, kugira ibibazo bimeze nk'amahallucination, kubona ibintu bitabaho bidasanzwe, kumva ibintu bivuga mu matwi yawe, kumva ibintu bisamira, kumva amaso ukajya ubona ibicure byinshi. Eyeshine ni igisubizo cyiza. Mu gihe ukoresheje eyeshine ku muntu wari wese, waba uri umuntu ufite indi miti yo mu bwonko cyangwa ifasha ubwonko, abantu bafite imiti y'indera n'indi miti itandukanye, ni byiza gukoresha eyeshine kuko ifasha kuri renewing, kongera gusana, kongera gusubiza ku murongo imikorere myiza y'ubwonko, bityo ikadufasha gusinzira neza bukarinda bucya. Eyeshine ku bantu bayikoresheje dufite ubuhamya bwinshi, ni product nziza, ni umuti mwimerere mwiza utagereranya n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kandi urizewe, uri standard. Twababwiye rero yuko bimwe mu bibazo bihangayikishije abantu harimo ibibazo nyine by'imibereho y'uyu munsi, aho nyine abantu bafite ibibazo bitandukanye, ibibazo by'umuhangayiko ukabije kubera kwibaza ku bukene, intambara, kubura amafaranga, izuba, imihindagurikire y'ikirere, ubushyuhe bukabije. Uyu munsi hari imwe muri risk factor ishobora gutuma ibyo bibazo bihindagura cyangwa se umubiri wacu utabasha guhangana n'iyo mihindagurikire y'ikirere. Kubera iki twumva dushyushye cyane? Kubera iki ubura ibitotsi? Imwe mu mpamvu, hari impamvu nyinshi, harimo no kwiyongera kw'ibiro cyangwa kw'ibinure mu mubiri wacu. Iyo umuntu afite ibinure byinshi, iyo ufite cholesterol nyinshi mu maraso yawe, iyo ufite ibinure byinshi mu nyama z'umubiri wawe, iyo impyiko zawe zidafite imbaraga zihagije, iyo umwijima wawe ubitse ibinure byinshi, iyo umutima wawe uri kunanizwa n'ubwiyongere bw'ibinure biri mu maraso, icyo gihe utangira kugira ubushyuhe bwinshi kurusha, nubwo mu kirere hashyushye, nubwo mu bidukikije harimo ihungabana ry'ikirere, ariko icyo gihe wowe bikwibasira kurushaho kubera ko ufite umubyibuho ukabije, ufite ibinure byinshi. Nta kundi wahangana nabyo rero. Uyu munsi mu bushakashatsi bwakozwe mu bihe bitandukanye bwagaragaje yuko kugabanya ibiro hejuru y'10% mu gihe hagati y'umwaka n'imyaka 5 ku bantu bafite gahunda yo kugabanya ibiro, cyangwa ku bantu bafite ibiro by'umurengera, abantu bafite se ibinure byinshi, abantu bafite obesity, bibafasha guhangana n'ibibazo bitandukanye birimo indwara z'umutima, indwara za diabete, indwara z'umugongo, indwara za kanseri. Indwara ya obesity ubwayo ni indwara mu byo ukabije, indwara zijyanye n'imigendere. Hari ukuntu usanga umuntu abyibuha cyane akanirwa no kugenda, wajya usanga nko kuzamuka escalier bikamugora, ugasanga nko gufata urugendo rurerure rutari na rurerure cyane, ahantu wagenda nk'iminota 10 cyangwa se ahantu nko muri metero nka 500 cyangwa mu kilometero kimwe, uwo muntu akaba atabishoboye, akaba afite ibyago by'uko yavunika byoroshye, akaba afite ibibazo bitandukanye bishobora kuturuka kuri wa mubyibuho afite. Rero mu buryo bwose, ahantu ukuntu abantu bagerageza kugabanya umubyibuho bikanga, akagerageza gukora imyitozo ngororamubiri bikaba byaranze, akagerageza kugabanya ibyo kurya no guhindura ibyo arya nabyo bikagorana, agahindura imibereho naho aba nabyo bikanga, ibiro bikagumya kuba byinshi. Nta kindi gisubizo, nta kindi wabasha gukora, no gukomeza gukora ibyo ngibyo, ariko hakaba hari umwihariko muri Horaho Life. Nta kindi wakora muri Horaho Life, gukoresha ProSlim-T ni igisubizo gikwiye kandi kirambye mu gihe uri gukoresha ubwo buryo bwose. Niyo waba utabukoresha, ProSlim-T idufasha gukuraho ibyo binure by'umurengera. Irabanza ikagabanya cholesterol yaba nyinshi mu maraso, igatuma amaraso yawe amera neza, akatambuka neza, umutima wawe ugakora neza, ubwonko bwawe bugakora neza, impyiko zawe zigakora neza, bikakurinda indwara za mburi, bikakurinda indwara z'umubyibuho ukabije, bikakurinda indwara z'umwijima, bikakurinda diabete. Iki ni icyayi gikura mu mubiri ibinure. Ni icyayi gikozwe mu buryo naturel, gikozwe mu byatsi n'ibimera mwimerere. Ibyinshi bikomoka mu buvuzi gakondo bw'Abashinwa, ariko kigakorwa hifashishwe tekinoloji igezweho mu gukora imiti naturel cyangwa se product ziri natural, dore ko nacyo gifite ubwabyo certificate ya FDA, ikigo cy'Abanyamerika kitsura ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti, ikagira kandi na certificate cyangwa se certified n'ikigo cy'Abarabu cyitwa Halal, kigenzura ko nta bintu biri harmful, biri haramu ku
ku mibereho y'abayisilamu. Hakaba ari icyayi cyiza kuba gikoresheje rwose, batanga ubuhamya ushobora gutakaza hagati y'ibiro 5 kuzageza ku 10. Ni icyayi cyiza kigizwe n'udutibaga 16, ukoresha tibaga imwe mu litiro imwe y'amazi, ukakoresha mu dutasi tugeze kuri 5 ku munsi mu mazi ashyushye, ukanywa byabaye akazuyaze. Mu gihe rero ufite obesity, ufite bya biro by'umurengera, nuvuga kugira ngo uzamenye ko ufite ibiro byinshi, ugomba kureba nibura body mass index, ni igipimo cyoroshye cyo kugereranya. Ufata ibiro ufite ukabigabanya uburebure bwawe bwikubye kabiri. Iyo usanze rero ufite ibiro cyangwa se body mass index iri hejuru ya 25, uba ufite overweight. Iyo usanze ufite 30 gusubiza hejuru, uba ufite obesity. Icyo gihe ugomba gukoresha nibura n'utunini twa slimming capsule. Mu bushakashatsi bagaragaje ko bene iyi miti ikoreshwa mu kugabanya ibiro itanga umusaruro mwiza cyane mu kurinda bya byago twavugaga umuntu ashobora guhura nabyo byaturutse ku mubyibuho ukabije cyangwa se kuri obesity, ku mubyibuho w'ikirenga. Iyo ubikoresheje ushobora gutakaza hagati y'10 na 12% by'ibinure wari ufite. Ibyo bitanga amahirwe rero yo kwirinda indwara nka diabete, birazirinda, bikanakurinda umubyibuho ukabije, bikawugabanya, bikakurinda indwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension, bikakurinda indwara za kanseri zitandukanye z'ibice bitandukanye by'umubiri, bikakurinda indwara z'umwijima, kuko biriya binure, biriya biro byacu byongerwa mu mubiri wacu birabanza bigahungabanya imikorere myiza y'umwijima, kubera ko umwijima ububitse byinshi akenshi kurusha. Bigafasha kurinda indwara z'amagufa no mu ngingo, nk'indwara bita osteoarthritis, indwara za rubagimpande, bikakurinda indwara z'umugongo, bikaturinda indwara zitandukanye z'ibice bitandukanye by'umubiri. Rero slimming capsule izwiho umwihariko yuko ubwayo ni nka magnetics of obesity. Ikikora iragenda igakura bya binure byitetse mu mubiri ahantu hatandukanye, mu nyama, ku mitsi y'amaraso, ahantu hatandukanye mu mwijima, kandi nta kibazo iteye ku mubiri wacu. Ikindi ni ko ubwayo ituma wumva umeze neza, ufite imbaraga. Ntabwo ari hahandi ugenda ngo unanuke, umubiri ugenda utakaze ku buryo usasanga inyama irereta nk'idafite imbaraga. Oya, iyo mu gihe uri kuyikoresha umubiri wawe utwika ibiro mu buryo bwiza kandi bitagize ingaruka ku mubiri wawe, utanabitakaje mu buryo bwahungabanya. Slimming rero na Pro Slim T kubikoresha ni ingenzi ku buzima bwacu, bidufasha gutuma metabolism yacu y'uburyo umubiri ukoresha ibinure igenda neza, umubiri ukabasha gutwika no gukoresha ibinure warubitse, kandi bigatuma amara yawe n'igifu n'umwijima bikomeza gukora neza, bikakurinda indwara z'umwijima, indwara z'impyiko, indwara z'umutima, indwara z'ubwonko, kuko buriya uko tugira ibinure byinshi mu maraso bituma ubwonko bwacu bukora gakeya, bukora nabi, bukora butari sharp, bunebwe. Ibice byacu bitandukanye binebwe kugeza kumara, ugasanga umuntu yagize constipation, yagize impatwe, yagize hemorrhoide, kubera ko amara ye akora gakeya, ibyo wariye bitindamo, hanyuma kujya ku musarani bikagorana, bityo bigatangira no gutera ibyo bita intoxication, imyanda itandukanye. Ugasanga umuntu afite umwuka mubi, ibintu biragoranye cyane, amara aramurya, kujya ku musarani ntibishoboka, afite ibibazo bitandukanye, afite utuntu tumurya ahantu hose, akenshi akibaza ko arwaye n'inzoka n'igihe ziba zirimo. Ni byiza kugabanya umubyibuho, ni byiza kugabanya bya binure, cyane cyane yuko iyi miti ubwo ikoreshwa ubwayo inakura imyanda mu mubiri, ikora detoxification, ikora cleaning, ariko ikanagira umumaro mwiza kuko ntago ugira diarrhea indi guteza ibibazo. Ujya ku musarani neza kandi mumara ukumva umeze neza, ukumva uraruhutse. Ni byiza rero mu gihe cyose dushaka guhangana n'imihindagurikire y'imibereho y'ikirere, cyane cyane ko buriya buno burwayi mubona cyangwa bino bibazo mubona akenshi hari n'ibyo twebwe ubwacu tuba tutagizemo uruhare direct, cyane cyane ko nk'irihungabana ry'ikirere rituruka ahantu henshi. Ikirere ntawe ugishyiraho umupaka ngo umwuka uzava mu Bushinwa cyangwa se waturutse muri Amerika cyangwa waturutse ahandi hantu hari imyanda, biragoye kuzawurinda kuzagera inahanga n'ahandi. Natwe ubwacu ubwiyongere bw'abantu, ubwiyongere bw'ikoranabuhanga, ubwiyongere bw'inganda bwongera umwuka mubi mu kirere, bigatuma akayungirizo k'izuba gatakaza ubushobozi bwaho bwo gutangira amaradiation cyangwa se imirasire mibi. Kugabanya ibiro ni kimwe mu bintu byagufasha kumererwa neza, gukora imyitozo ngororamubiri, kurya neza,
kuruhuka uko bigomba. Hanyuma ariko akarusho ni byiza mu gihe cyose ufite ibiro by'umurengera, gerageza gukoresha Pro Slim Tea na Slimming Capsule kugira ngo ubigabanye. Iyo ufite ibiro biringaniye, ufite ibiro bikwiye umubiri wawe ushoboye gutwara, ushoboye guterura, bingana n'uburebure bwawe, dukurikije uko tubireba mu gihe utabisobanukiwe neza, uraza muri Horaho Life umuryango 301 302, tukagusobanurira, tukakugira inama, tukagufasha mu buryo bwose bushoboka, ukagenda ufite amakuru, ukagenda ufite product z'ingenzi, ukagenda ukabaho neza. Uko kubaho neza birahagije, biruta kwivuza, kuko biragoye kuzabona ahantu handi uzavurirwa umubyibuho, ntaho uzabona uretse muri Horaho Life. Biragoye kuzabona ahantu bazakugira inama y'ukundi kuntu wabyitwaramo. Muri Horaho Life turahari ku bwanyu. Biragoye ko uzamenya ko ufite ikibazo utegereje kurwaye. Iyo wamaze kurwara, izi ndwara zituruka ku mibereho ziragoye, ntago zivurwa inyinshi ngo zikire, bazita chronic diseases. Izi non communicable diseases rero, NCDs, ni indwara ubundi bishoboka kwirinda. Birahagije ko ugira amakuru, nta kindi wakora no kugera muri Horaho Life tukagufasha. Ikindi dufite byinshi byagufasha kuruta ibi, dufite n'ibikomoka ku bimera naturel by'iwacu mwimerere. Twakubwira ukuntu bikoresha bimwe mu bimera by'iwacu. Hari n'ibyo mutamenyereye, hari nka Lipia alba iri muri aka gacupa, ushobora no kwishyira mu tundi. Lipia alba ni nziza mu gufasha kurinda indwara z'ubuhumekero, gukora detoxification, ikadufasha kuruhuka neza, ntibihenze, ni ibintu ushobora kugura ku mafaranga makeya kandi ukagenda ukabaho neza. Imyitozo ngororamubiri tukugira inama iyo ukeneye gukora ugereranyije n'imyaka yawe n'ibiro byawe n'ibibazo bindi waba ufite. Hanyuma imirire n'imibereho nabyo tubikugiramo inama, kandi bigira umumaro ukomeye cyane. Abatugannye benshi bafite ubuhamya bukomeye. Ni karibu namwe rero, murakaza neza muri Sanga muri Horaho Life mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura muri etage 3 umuryango 301 na 302. Mushobora no kuduhamagara kuri telefoni zacu ni 0788 69 88 13. Tubibutsa yuko gukora subscribe ari byiza. Murabizi ko kwirinda biruta kwivuza. Zimwe mu nama tubagira, abazikoresheje babayeho neza, nta bibazo by'indwara, umuntu akagenda akabaho imyaka myinshi atazi kurwara ngo bimeze bite, naho n'ikibazo akamenya uko akirinda, bitabaye ngombwa ko atakaza umwanya munini yarembye, yarwaye, yagiye mu bitaro. Cyane cyane ko ibyo tubagiramo inama ni ibintu by'ingenzi cyane, ni ibintu buri wese akeneye. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukore like, mukore share kugira ngo musangize ubutumwa bwiza abandi batashoboye gukurikirana ikiganiro cyacu. Aho muri hose ku isi, mu bihugu bituranye hano, turabasuje cyane, turabakunda. Abari mu Burundi, muri Congo, muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, turabakunda cyane. Turabizi kandi ko namwe mudukunda, munadukurikira muri benshi. N'abari mu bihugu bya kure yacu, i Burayi, Amerika, China, Australia, Russia, inshuti zacu aho hose muherereye, turabizi ko ibiganiro byacu mubikurikira muri benshi. Turabakunda cyane aho muri hose ku isi. Likes zanyu, subscription zanyu na comments zanyu ni ingenzi, zituma turushaho kubitaho, kandi dufatanyije ubuzima bwiza niyo ntego kuri twebwe. Muri Horaho Life duharanira ko ubuzima buhoraho kandi bukaba bwiza kuri benshi. Dukeneye isi nziza, dukeneye ubuzima bwiza bwanyu. Natwe tubifuriza ibyiza kuko natwe tuzi ko ari byo mukeneye. Murakoze cyane, turabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Murakoze, mugira amahoro.